Ndabasuje nitwa Dizboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyusanze. Guys, mbazaniye amakuru meza agiye atandukanye arimo kuvugwa muri social media nyarwanda, cyangwa se nibihe bihembo birimo gutangwa cyangwa se ibihembo birimo guhatanirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kuri MTN Iwacu Muzika Festival 2026. Ni umuziki ibitaramo byateguwe na MTN Rwanda binyura mu turere dutandukanye mu gihugu. Bitangirana tariki ya 20 Kamena kugeza kuwa mbere Kanama 2026 mu miji nka Huye, Ngoma, Nyagatare, Karongi, Muhanga, Musanze na Rubavu. Abahanzi bazaririmba muri ibi bitaramo barimo Bruce Melody, Riderman, Bulldog, Juno Kizigenza, Ariel Ways, Nelly Ngabo, Kivumbi King n'abandi bakomeye mu muziki nyarwanda. Uyu muhango si ibihembo ku bahanzi by'umwihariko nka awards, ahubwo ni festival ya music. Ahanini yerekana imbaraga z'abahanzi imbere y'abafana. Ibihembo bya muzika award bya muzika muri Afurika byagutse. Nubwo nta makuru ahari y'ibihembo bya MTN byihariye muri 2026, hari ibindi ibihembo bikomeye ku mugabane harimo Trace Awards and Festival bifite ibyiciro 26 by'ubuhanzi birimo Best Artist Rwanda, Best Song, Best Producer n'ibindi. Kandi abayobora ibi bihembo bemeza abana b'ibyamamare ku rwego rwa Afurika yose. Icyo bivuze, MTN Iwacu Music Festival ntabwo ari awards zemewe ku buryo buri muhanzi ahatanira ibihembo mu byiciro 20 uteranyijeho nk'uko bimeze ku bihembo bya Trace cyangwa Afrima. Aho MTN igaragariza ni ibirori bya muzika bizenguruka u Rwanda, aho abahanzi batandukanye basusurutsa abakunzi b'umuziki. Kandi hari amahirwe yo gukomeza gutera imbere binyuze mu mbuga nkoranyambaga no mu bitaramo bigiye bitandukanye. Ndabasuje cyane rero abantu mwakoze subscribe mukabasha gukanda like, ariko ntimwibagirwe mu gufungura iyo nzogera ya subscribe. Mwarakoze cyane. Hano ku Rumuri TV ndabemera cyane. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyarwanda. Dukandire ubundi ho uze muri comment tubwire ngo ese ni ibihe bihembo bindi birimo gutangwa, cyangwa se abahanzi bakuru mu Rwanda bakomeye barimo guhatana. Ndabakunda cyane.